takuzagese noneho nanone yongeye gusakuza biranga oya nahise abantu babiri saa 5 usangaye amasaha yo kuryama yageze bari mu cyumba kirafunze urumva ntago icyo gihe yari akiri gusakurishwa nanjye kadashaka kurarana nanjye yari afite ibindi bye tu yasakurishwaga n'iki kisi mbabarira oya wagiye kumva mbatangiye gusakuza yarasakuzaga cyangwa yaratakaga wagira ngo n'ubutaka marira volume ngo ntaza kugira ikintu na kimwe mva wahise wumva se ari gutakishwa n'iki nararize nawe uri mukuru none bakuru benshi oya wahise wumva ari gutakishwa none se umukobwa n'umuhungu nimba bari mu cyumba umukobwa yanze kurarana n'umukobwa mugenzi we ubwo urumva hari ikindi yashakaga deja wenda hari utuntu twari turi kumurya oya ibintu biba bitandukanye turi no kukurya ntago wataka ako kanya ngo haze gucamo amasaha mu gitondo mu rukerera wongere noneho ubizi ko muri iyo nzu harimo abandi bantu uri gusakuriza wabyitwayemo ute mva narababaye nararize ngira amarira arakamara niyo mpamvu nakubwiye ngo narakuze sinkirira okay buracya nyine kubera urwo rusaku nanone rwo mu rukerera n'undi sinasinziriye yes ngo hari ikaze wowe ukurikiye Gaheza TV wowe wakoze subscribe reka ngushimire ko wabashije kuyikora nawe utarayikora iki nicyo gihe kugira ngo uyikore ujye ubasha kubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi ibyo tuba twabateguriye byiza kandi ndizera ko biba byabashimishije mukaba muri kumwe nanjye Kesi umukobwa wanyu umukobwa w'abanyarwanda umukobwa w'abanyakigali bose nkaba hano mfite umutumirwa birandenze no kukuvuga ukuntu usa neza reka muhe ikaze kuri kamera zacu ndakwakiriye urakoze nitwa Uwase Shemsa nkaba ndi umukobwa w'imyaka 23 nkaba ntuye muri Kicukiro Uwase Shemsa ni ubwa mbere numvisha umwari mu Rwanda uvuga imyaka ye kuri social media kuri kamera wowe nta kibazo bigutera abakobwa benshi iyo ukiri muto imyaka urayongera wamara gukura ukayigabanya nk'urugero nk'umuntu ufite 38 akiri umukobwa ntashobora kubyemera atakubwira njye mfite 24 yanjye reka ntabwo byavamo nyine kuko nimba ari ipfunwe nimba ari iki aba yumva ko bimuteye ipfunwe kuba afite iyo myaka akiri umukobwa ariko njye ndi proud y'imyaka yanjye kuko hari benshi tungana badashobora no kubyemera ariko nanjye umuntu ndebye ntago yemera atambwira 17 18 ego ubu usa n'abana bayanda 20 simbizi ariko njyewe imyaka yanjye n'ibikorwa byanjye bisa n'ibingana yes Shemsa ni iki kigutera ishema ryo kuvuga imyaka yawe udategwa impamvu ntashobora kuyihisha n'ubundi uko byagenda kose ntabwo yagabanuka niyo nakubwira ko mfite 20 wowe wabyemera ariko ku muntu uzi ukuri aba abizi ko ariyo mfite biranagaragara ese umwana w'imyaka 20 ajya kwibana gute uribana se uba mu kageto kawe cyangwa uba mu gishato okay si chato si geto okay si chambre ariko nanone si chato kuri njyewe nk'umuntu umwe birambereye kandi muri iyo nzu nta kintu ntaye nta pfunwe ntera biratangaje kubona umukobwa w'imyaka 23 aba muri geto ese ko numva hari abavuga ngo umukobwa uba muri geto ngo aba ari ikirara ngo abakora amabi wowe ntabwo ujya ubyumva nta muntu ujya ubikubwira kuri iyi si ntabwo wakora ibintu byose ngo ushimishe abantu hari abukora unazi ko uri kubashimisha ahubwo ugasanga bo byababangamiye rero njye ubwanjye nkora ikintu gishimisha umutima wanjye abandi bantu bose bashimisha njye nabanjije kwishima mba muri geto ku mpamvu z'akazi no kugira ngo nanjye ubwanjye menye ko ari inshingano mfite zindeba hari ibyo ngomba kwitaho atari ngombwa ngo
buri kintu cyose njye mvuga mama ndashaka iki ibi n'ibi oya gukoresha inzara imisatsi kwambara kurya no nanjye ngomba kugira inshingano nk'umuntu mukuru numva ko bivuna. Oh yes, none se Shamsa, ubuzima bwo muri ghetto ko nzi ko buhenze kandi bugoranye, waba ukora iki mu buzima busanzwe ndakikwinjiriza ku buryo wakishyura inzu? Ntabwo ari akazi navuga ngo gahoraho, ni ibiraka, ariko icyo kiraka wumva ushobora kukibona rimwe mu kwezi kikagutunga nk'amezi abiri. Njye ndi umutetsi. Umutetsi? Umutetsi ukora muri hoteli se? Oya, akazi k'ukwezi gahoraho ntabwo nagashobora. Namenyereye kurya aya mafaranga aje mu gihe kidahoraho ni urugero, ariko akazi ari menshi. Njye mba nshaka inyungu y'ako kanya, apana ibintu byo kumbwira ngo ndamara ukwezi nitegera nindangiza ninjya guhembwa. Icyo gihe usanga amafaranga yose yashiriye mu itike. Rero kuba bibashije ndabubaha tu, ariko njye ni ibiraka tu. Mu makwe, mu anniversaire no mu tundi turori dutandukanye baradutumira bakaturemera. Ni ukuvuga ngo umuntu uri burebe ino interview ashobora kuba yareba hasi akabona nimero yacu akeneye umutetsi yaza yakwifashisha nta kibazo cyane. Sinjye njyenyine, mfite n'abandi dukorana. Njye ndateka nkaba nakora n'amasalade, ariko dufite n'abamadekorasiyo n'abakora amakeke. muri make turi timu. Ni timu. Okay. Shamsa, se mu buzima busanzwe ni muntu ki? Ese uri single, uri female, ni bimeze bite? Ibyo biragoye kuba umuntu yabwira buri umwe wese, cyane ko tuba turebwa n'abantu benshi, ukamuha ubuzima bwawe bwose. Ntabwo ari byiza gutanga ubuzima bwawe bwose, ariko ntabwo ndi single. Mfite sheri. Ufite sheri ariko ntabwo ufite umugabo? Iyo ufite sheri haba hari n'icyizere cy'uko umugabo ahari, kuko nyine uwo sheri niwe birangira avuyemo umugabo. Urukundo rwanyu se ubona rumeze gute ko kuri iki gihe impundu z'ubu ngubu mbona zarabaye pirate? Iyo ugeze mu bintu by'impundu urancanga. Nawe arabizi, njya mbimubwiraho ko bintera ubwoba, ariko gushaka niko gushobora nyine. Ntabwo mu rukundo habamo ibintu byinshi. Uyu munsi ukundana n'uyu bikagenda nabi, ejo ugakundana n'undi bikagenda nabi, ariko hari igihe kigera ukabona uwanyawe, kuko urumva bavuga ngo buri rukweto rugira urwarwo. Ubwo nyine usuhurana byinshi gusa, ariko ubu aka kanya ntacyo namushinja uwo turi kumwe. Uravuze ngo buri rukweto rugira urwarwo, usanze kuri iyi nshuro ubu wambaye mambata? Rwa rukweto atari urwawe. Ntabwo byava muri wabyakira ute? Ubu nk'ubu wambaye mambata kandi utabizi? Cyaba kibaye igikomere cya kabiri ntakubeshya. Sinazashaka, reka byaba birangiye. Uravuze ngo cyaba kibaye igikomere cya kabiri, hari icya mbere wagize se? Gikomeye cyane, kirenze n'ibikenewe. Kirenze ibyari bikenewe. Byagenze gute? Okay, wenda urambajije ndi bunagusubize ngusubize birambaye, ariko nawe ubwawe wishyire mu kigero wenda cyanjye. Hari n'abandi bababaye wenda birengeje njye, ariko ukundanye n'umuhungu uzana n'amarira mu maso. narakuze sinkirira. Kera nyine nahitaga ndira, ariko ntabwo amarira yashoka. Utaba wikomeza ko, ariko nawe ubwawe nyine wishyize mu rugero wahita ubitekerezwaho. Ugese umuhungu dukundana nimba tumaranye nk'umwaka n'andi mezi arenga, ukaba uzi neza ko umuntu atanywa inzoga umunsi umwe bagakubitana ariko uzinywa, icyo gihe uhita wibaze icyo ni icya mbere ubyakira ute? Wenda ko icyo nta nubwo ari ikintu gikomeye, gusa nabyo byakubabaza. Usanzwe ugenda ugasangira n'umuntu, wowe ukanywa, wakicara akanywa amazi, akanywa fanta, aho ngo muri kutwumva mujye mutubabara, mureke kudutesha umwanya no gukina n'imitwe yacu. Abahungu biyorobeka. Kwiyorobeka wenda biratandukanye, ariko njye nabonye ibikubiyemo nka bitatu.
byagenze gute se ko numva story yawe ahubwo hari benshi yakora ku mutima? Okay, gutya ndi kuvuga hari umuhungu ushobora kwicara gato avuga uriya mukobwa ibintu atubwiye ari kutwereka ko nitwanye amafuti. Oya, mbabarire ntagire untera ibuye, ariko ku ruhande rumwe abahungu ni abana babi, hari n'abana beza, ya imfura zirahari n'ibigwari birahari, n'abakobwa imfura zirahari n'ibigwari birahari. Cyane ko ubu ntabwo bakibivugaho muri ubwo buryo burambuye, basigaye bavuga ngo ininja ngiki na ya maninja na za marine. ya ibyo byose birahari, hari abeza n'ababi. Ariko njye nahuye n'umuntu mukuru nyine ambabarira, ariko nawe arabizi ko yakosheje yakomerekeje umutima wanjye. Nabyita ko nahuye n'ininja y'umuhungu, kuko kuvuga ngo marine ziratandukanye. Nakundanye n'umuntu umwaka n'andi mezi arenga. Umva kuri iyi si n'umuntu dukundana arabizi ko nshobora kuba naragize urukundo nkunda umuntu birenze wenda uko mukunda. Urabyumva n'igikomere kiba kitarashira, ntabwo uhita ufunguka wese ngo ngere urukundo undi muntu. Mungu ndamukunda, umva buri kimwe cyose. Hari ibintu abakobwa cyangwa abahungu bavuga nta mukobwa wagukunda utamiye iki n'iki. Njye uwo mutipe twakundanaga yari afite ikofi pe, afite n'akazi keza, ariko twakundanye turinda dutandukana nta n'igiceri iki cy'icumi kiwenze nkitegera. Ubwo ntutubeshye, ayo yaguhaga kashi se cyane ibyo yakugurira? Habe ni nta na gift yenze, habe na gift yenze, habe n'itike ngo ngiye kumureba nimba tuvuge wambwira ko nta kibazo ndagukumbuye nyine, akambwira nanjye nuko turi bubonane. Nabaga mbizi ko ngomba kwikoramo. Okay, sinigeze nyamwaka ngo mvuge oya ndebutse shaka byo kuyamwaka byari umunsi, ariko nabikoze turi kumutestinga, nari naganiriye na bakuru banjye. Ambwira ko uriya muntu twari dufite undi mukuru wacu nyine wakoze impanuka. Ndambwira se sister ari kwa muganga nshaka amafaranga yo kujya kwa muganga. Arambwira muri isoko nta mafaranga mfite bataraduhemba. Ubwo ntiyari azi wenda ngo ni itike mwatse n'iki. Ahita avuga ndamubwire se kumbwiye ko batarabahemba kandi nkeneye byeri zo kunywa n'abandi kumwe n'inshuti zanjye igihumbi. Wagura n'amakazi yarenze angahe tutarindiriye ngo wumve byibura nimba nanayashakaga cyangwa nagutestinga. Ndamubifata ukundi ariko ndatuza. Umva umuhungu ndamukunda ku rwego utakumva. Nyuma aza kumbwira ngo tugomba kubana hari mu kwa munani. Ndambwira rero mama wanjye avuka muri uku kwezi ubimbwiyemo ntabwo byakunda. Ikindi ndi umwana wa kabiri kuri mama, imfura ya mama wanjye ntayihari iri hanze, sinakora ubukwe mukuru wanjye adahari. Ndambwira azaza mu kwa gatatu, nimba wumva koko bikurimo ihangane. Mu kwa gatatu sikera dore turi mu kwa munani, tuzaba twaniteguye bihagije. Naza nashaka kuzambwire akimara n'iminsi ngahe rwose tubane ngendeye nta kibazo. Umuhungu ati okay nta kibazo. Ubwo nyine mpita numva ko yabyumvishe nta kibazo, nita ku bya anniversaire ya mama wanjye kuko niwe muntu uko byagenda kose abandi bose ndabakunda bakambabaza nkarenga, ariko we nta kintu yankorera kimbabaza. Iyo yagikora nabona ko nyine ari nko kumpana nk'umubyeyi. Mu kwa munani birarangira nyine nko mu kwa 9 umuhungu yahoraga ambwira akajya ambwira ati se shensa wazamerekeje mu rugo, wazamerekeje mu rugo. Ndambwira ya zambwire tugende, ndumva ari ngombwa. Gahora bivuga umunsi umwe hari ku wa gatanu nijoro kandi twatagaye amasaha ya saa moya. Umuhungu aramubwira ambwira shensa ejo ngomba kujya mu rugo kandi tugomba kujya. Ndambwira shaka ndambwira isi ko ndi guhambura imisatsi. Waragerageje? Ya okay naragerageje, imisatsi ndayifunga nyine biri aho, ariko ku buryo nyine nta muntu wakunyuzamo ijisho ngo urasa nabi. Ubwo nyine ambwira ko waba icyo wakwambara cyose nta kibazo. Mu bakecuru n'abasaza ushobora gusanga ndabirije kaniyambarira ijipo n'agapira
nyine nambara nk'abakobwa uragenda tugerayo tugezeyo nsanga abantu bose bashyashyanye bari guteka bari mu biki ndavuga ntabwo nakwicara nk'umuntu w'umukobwa byangiye guteka nicyo kintu kuri isi nkunda niko kazi nkora ntijujuza ndiyambura nari mfite sharupe muri baga ndagenda nyine ndayikenyera ndagenda mbafasha guteka iyo mbwira oya wikwiyanduza mu myotsi umwana w'ikigali ndavuga oya nta kibazo imyotsi nta kintu itwaye ngo turateka bigiye kurangira baravuga warekeye se ukajya kwambara kongera ugasa nk'uko wajuze ndabikira nyine ndambara ndicara nyine turicara twese turarya tumaze kurya nyine bagera mu majambo barabwiye nyine bose barivuga bangezeho nyine tubabwira ngo nyine apresence ngo ndisheri bibaye byiza tw'abana nuko nyuma turagaruka hacamo igihe gito tante aza mu rugo kwa mama icyo gihe nanjye nari nagiyeyo biba ngombwa ko dutahana mu gutahana umuhungu akajya arambwira shemsa waranyanze ndagukumira mbwa ntabwo nakwanze ahubwo ntabwo mpari muri iyi minsi ndi kwa tante ariko nimvayo nzaza kukureba ariko wa gatanu nijoro turavugana twemeranya ko ejo nyine nintanze ajya kumureba kwa gatandatu mu gitondo turavugana ndambwira nyuma ya saa sita ndataha ndaza kureba saa sita zuzuye ndamuhamagara ntiyitaba saa saba n'igice ndamuhamagara ntiyitaba ndavuga ubwo ari muri weekend abantu afite ibindi ahugiyemo ariko icyo nari nzi ni uko atari buve mu rugo fata moto wibaze moto ituruka kuri yenzi ikagera Kacyiru amafaranga baguca uri buniyishyurira ibyo kwishyurira byo nta ntambara nabigiraga ni ibisanzwe umuntu ukunda buriya utinya no kugira ikintu mwaka ariko udakunda n'inzoga ati by the way ko niriya nzu yawe nyikeneye kari agaciyemo ubwo nyine nyigera kuri gate umutima urandya ariko ndabyorera ndagenda ndakomanga ndinjira nkinjira natunguwe no gusanga inzoga ku meza n'umukobwa bari kuzisangira kandi usanzwe uzi ko atanywa inzoga zinywa nari nzi ko atazinywa ntanisha barambwiye ngo shemsa uyu ni ex wanjye tumaze imyaka 7 tutabonana atambwira ngo uyu ni sheri wanjye urabyumva nk'umuntu nyine nari namaze guhinduka mu mutwe birumvikana ndicara kunywa byeri biranga uwo munsi nabaye umurokore ku rwego rutumvikana nywa amazi mu buzima nangaga amazi ariko guhera uwo munsi narayanyweye nanyweye nka litiro 5 mu masaha make noneho byari gutaha saa 12 icyo gihe nka saa 11:40 njya gufata moto murabizi bino bintu by'amasaha noneho iyo agiye kugera abamotari nabo bahita bajya ku rundi rwego nkibaza amafaranga bari kunca nkumva ni menshi cyane ndaga rundi subwa mbere naba mparaye nsubirayo ndicara nywa amazi byeri zabo zirashira bajya kugura izindi banzanira fanta nayo ndayifundura kuyinywa biranga bibaye nka saa 3 ndavuga rero n'undi sindi kunywa twumva ntazi ukomeze ndagenda njya kuryama saa 5 nza gushiduka numva urusaku murumuna we arazara komanga ku cyumba arinjira arambwira ati se shemsa waje tukararana ko nta kintu ndi kugenda bwaya ntago nararana nawe urusaku rurakomeza ruraba nyine umukobwa yakamejeje barambwiye wajya ukaryama umukobwa barambwiye wajya ukaryamana barambwiye wajya ukaryamana n'uriya mukobwa ko nanjye ngiye kurarana na murumuna wanjye reka ntago nararana n'umukobwa ntazi niwe naje nje kureba umukobwa arasara ngero ndavuga urusaku se ndabyuka ndabwira ko muri gusakuza bimeze bite umukobwa njye ntago nararana n'umuntu ntazi uwo naje nje kurarana ndavuga ke ngenda muryame nimba ari byo ushaka umukobwa yahita ajya mu cyumba nari nsohotsemo nyine wagumamo ntago nari kurarana n'uwo murumuna we birumvikana nahise mfata indi matera yabaga mu kindi cyumba ndaryama mungu arazarambwira shemsa waje tukararana hariya ko n'abantu 3 bararana ndambwira mbere yo kusakuza mukabigira intambara kugira ngo mbyuke
n'abantu batanu barara ku buriri bwawe rero genda uryame niko mwabishatse ngo basi reka turarana aha ndambwira hanyuma se waje kukureba urumva none ari bwemere kwirarana birangira agiye ndaryama mbona n'iminota yaciyemo urusaku umukobwa arasakuza agese noneho nanone yongeye gusakuza biranga oya nahise abantu babiri saa tanu usangahe amasaha yo kuryama yageze bari mu cyumba kirafunze urumva ntabwo icyo gihe yari akiri gusakurishwa nanjye ko adashaka kurarana nanjye yari afite ibindi bye tu yasakurishwaga n'iki kisi mbabarira oya wagiye kumva wumva atangiye gusakuza yarasakuzaga cyangwa yaratakaga wagira ngo mariramo volume ngo ntaza kugira ikintu na kimwe mva wahise wumva se ari gutakishwa n'iki nararize nawe uri mukuru n'abantu bakuru benshi oya wahise wumva ari gutakishwa none se umukobwa n'umuhungu nimba bari mu cyumba umukobwa yanze kurarana n'umukobwa mugenzi we ubwo urumva hari ikindi yashakaga deja wenda hari utuntu twari turi kumurya oya ibintu biba bitandukanye turi no kukurya ntabwo wataka ako kanya ngo haze gucamo amasaha mu gitondo mu rukerera wongere noneho ubizi ko muri iyo nzu harimo abandi bantu uri gusakuriza wabyitwayemo ute mva narababaye nararize ngera amarira arakamara niyo mpamvu nakubwiye ngo narakuze sinkirira okay buracya nyine kubera urwo rusaku nanone rwo mu rukerera n'undi sinasinziriye naravuze n'undi sindi gusinzira kandi gate yaba yari ifunze ndabyuka ndakora panuzi ibyo mbo nyine nkora isuku tu kugira ngo mbone ibyo mpugiramo n'ubundi naravuze n'ubundi uko byagenda kose n'injye uri bubyuke nk'aho kora mbikora hakiri kare bagiye kubyuka nka saa 2 nicaye mu ntebe ndi kuri chat muri cya cyumba ntabwo wagiye kuhakora isuku se nayingize ngo mpa amakuru y'ibyamutatsaga ubwo umuhungu barambwiye ngo shamsa waramutse ndamusiza ngo waramutse arandeba atambwira ngo njye nawe turatandukanye kandi koko niko we yambwiye we niyo yari kunsanga undi muhungu ari kumpobera nari kurya nk'urushyi ibindi tukabivugana nyuma arangije ndambwira ikosa ry'umuntu ntabwo rikosozwa irindi njye ntabwo amakosa yawe nayakosoza ndi kuko nanjye nkoze amakosa nk'ayo wakoze ntaho twaba dutandukaniye aravuga ngo ibi ntabwo ari byo nari niteze muri make ashobora kuba yari yiteze ko agiye kubyuka nkambwira n'ibi ariko nyine byaje kurangira mubwiye nti rero njye nawe umuntu utabasha kwihanganira ijoro rimwe ndi muri iyo nzu iki ni ikinyereka ko igihe ntahari haba ibindi byinshi bibi birenze ibyo mbonye rero ibyo bintu ni birebire narababaye pe gusa icyo nasoza mbabwira nabwiye ko ntabwo natera ibuye uruhande rumwe abakobwa beza babaho n'abahungu beza babaho n'ababi barahari icyo nababwira abahungu bari kwigira ininja muri iyi minsi batuba bareba bareke gukina n'imitima yacu n'abakobwa bari kwigira ininja batuba bareba bareke kubabaza abahungu b'abandi muri icyo gitondo umukobwa nawe yabyutse nta soni afite ziki ko yumvaga nyine ari uriho tu mwahise mutandukanira aho ngaho uwo munsi nimwongeye kubonana uwo mukobwa cyangwa umuhungu umuhungu yaranancyuye angeza mu rugo arataha tu ariko nyuma yo kugera mu rugo mva nibwo noneho nawe nimba ari ihungana nimba ari iki naratekaga najya kurya nabyibuka ko umwanya wanjye namuhaye kubera buri kimwe cyose umvaga ndakaranyishe nkaba ndabiretse umva naragendana nuko umuntu wese wambonaga muri iyo minsi yahitaga abona ko mfite ikibazo kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ariko ufite urukundo rushya wabitubwiye ubu ngubu rushya ntacyo mushinja ndetse nawe nahinduka nk'abandi ariko nawe arabizi ko tujya kubijyamo namubwiye ko nta byinshi nkeneye ariko nanone ntabwo wabaho udakunda kuko icyo kintu ibintu byambayeho ntabwo mbigira nk'icyaha kuko iyo bitaba ntabwo nari kumenya ko n'ibibi bibaho ahubwo mbifata nk'isomo njye nakuyemo buriya nsigaye nkunda nkagira aho ngarukira nkareba umuntu nkagira uko mutwara bitandukanye ntabwo ikintu cyose nyine kibaye hari icyo wigiramo nubwo kikubabaza kikaguhungabanya ariko nawe uba wakuyemo ibindi byinshi
Yes, gira icyo ubwira abahungu nk'abo ngabo wakubabarije umutima, abahungu bateye nk'abo bihaye ibyo gukinisha imitima y'abakobwa ndetse tutibagiwe ko n'abakobwa babikora. Ibyo birumvikana, gusa icyo nababwira mw'abahungu mwe, wowe kabyarawe muri ku isi muri benshi, natwe duhari turi benshi, ariko ntakubeshye umukobwa ukwemereye, abakobwa batinda kujya mu rukundo, ushobora kubimubwira akamara igihe ati kuriya zinyanza kujyana hirya kugarurira hino, ariko umukobwa yagiye mu rukundo aba ari serious. Mu gihe mwebwe mubangukirwa no kuvuga ijambo ukavuga ndagukunda ariko ntubihe uburemere, twebwe abakobwa nimba nkwemereye nkakubwira ya ndagukunda, nyine ndagukunda nta kirenze kuri icyo. Rero mutubabarire mwakabyaramwe, kuko ntabwo umuntu afata umwanya wo kuguha yabuze abandi awuha. Hari benshi baba babishaka ariko bigahuza n'uko wenda abona ari we wazavamo amahitamo mazima akakubaha. Rero by the way mutwubahe nk'uko tububaha, gusa ndabizwa n'abakobwa b'ininja mugani wanyu babaho, ariko ntabwo abakobwa bose barangirika kandi abahungu bose ntimurangirika, ariko ku mpande zose nyine twabasabaga kubahana mukareka gukina n'amarangamutima yacu. Ni hahandi usanga umuntu iyo yaciye muri ibyo bintu byinshi atagikunda, akazashaka ari nko kwa kuvuga ngo ndangize umuhango iwacu batabona ko nagumiwe, ntabwo ibyo bintu tubishaka. Mutubabarire mugezeho badufashe kabisa. Ndagushimiye cyane Shemusa, mwifurije kuba ubu ngubu utambaye mambata. Imana ibimfashemo, nayo irabizi ko igikwe n'ikitaba. Reka gahunda nta gikwe ntikureba. Oya njye ngomba kubukora, ego ko butabaye sinava muri geto, bibe vuba cyangwa bitinde, ariko ikizima nuko nzashaka nkoze ubukwe, kuko ntago naba ndi muri geto nshoboye kwishyura n'iki ngo mvuge ngo nshoboye kwigarurira kwiyambika buri kimwe, mvuge ngo mvuye muri geto nsanze umuhungu nawe mu yindi geto, kuko iyo ushakanye n'umuntu nta gikwe mwese ni nko muri geto. Njye ngomba gukora ubukwe byibura mu wanjye agaterwa ishema nanjye. Yes, urakoze cyane. Kuko nicyo umubyeyi wese aba yifuza ku bana be, nta mubyeyi wifuza ikibi ku mwana we, gusa iyo bibaye barabyakira, ariko ntabwo tugomba kubabaza kameme ibintu ngo byo kutadohoka mwihaye, njye sindimo. Reka ngushimire cyane, urakoze cyane, ndakwifuriza guhirwa n'uwo muri kumwe, Imana ibaha umugisha cyane. Mwari kumwe nanjye Casey. Urakoze, wakoze kunyakira kuri Gaheza TV. Abadukurikiye mwese mwibuke gukora subscribe, share ndetse na comment, byanyu birakenewe, ni inkunga ikomeye kuri uyu mwari mubona hano. Sawa sawa.